My people, Eastern, Western, Southern, Northern, Kigali, mumeze mte Swaga Boy basirikare. Iyi ni GG TV kuri Mike ni GG nk'ibisanzwe. Ndi kumwe n'umuhungu wanjye. Yura. Sha. Sore wanjye. Yura. Bimeze biteze? Cyane pona ari wasu kabisa. Ari kuri cool bro. Ndagerageza. Numeze neza pe. Ingese shaho n'ibyanwa k'icyaka kiba cyananyishe. Meze neza cyane kabisa. Sigaye kuyaga wagira ngo uruku ijya mayoneze za buri munsi. Wapi wakintuwe. Mba ndaho ngaho man. Isi se shayi bitworoheye muhungu. Isi yo nakasa mutwe kabisa. Si ni danger bro. Ngira shaje yenda no kwikubita hasi. Hari umuntu nawe jo ndarambwira TGG. Iyi sidi yacu. Ninabura iminsi mike yanguru nirasandaye. Ngase shaho. Ariko ntabwo yareka gusaza pe. Isi maze imyaka itabarika. Isi maze imyaka myinshi cyane kabisa. Asanga igifata n'agacupa. Olivier byazanye imihanda noneho mw'abantu mwe. Uzi ngo yo ibayeho itagaburirwa. Igira abantu kabisa. Ya ni wa Olivier wanyu kabisa w'inshuti yanyu ubakunda bya danje. Ya Olivier Kagame. Olivier Kagame. Ya. Nyere mu kwigana perezida bakumve kabisa. N'abafite amatsiko y'ukuntu njya mbikora bazaduhamagare kuri aka kanimero kabisa. Turi bukabashyireho tu. Ibi kabisa n'abantu bagira nibikwe. Ahantu bagomba kugusanga hanini ni ku Isumo TV kabisa. Isumo TV, imbuga zose TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, byose ni Isumo TV. Imbuga zose ubundi kabisa zisangaho. Cyakoza bro warabafasha ubanigira mu kintu kimwe cyitwa internet rabajwigiriza. Internet no kugerageza kabisa. Ariko nsigaye numva ngo nawe imihanda usigaye yasa byadanje. Imihanda se shaka ari ukuyikaraga gutya wa musore we nta nibirenze. Yabera aho ngaho nyine tu. Urakora kabisa, urakora pe. Na buke bro. Yes, ngira ngo ahari twabatangiriye seri yitwa itabi. Bikabije n'uburaya biri mu rubyiruko ni gute twabica ahoko sekaga ubundi yo bavuze itabi mu rubyiruko ni nk'iki bumva tabi mu rubyiruko uko mbyumva ni nk'urupfu mu rubyiruko ubundi reka da akunda uburyamye ugasenga uti Imana umpa amafaranga iyo bari abatipe banywa itabi bo ntabwo basenga itabi. Ese kaga kuba yakifatira yazamo ntago nshaka amafaranga ariguze ahubwo itabi ringereho rihagere. Iyo ryaje byose biba byarangiye. Biba byarozongo. Ni nko kunywa urupfu. Uri kubona ko muri igikomo ukanywa urupfu. Ese kaga biriya bintu bari kuvuga uri kubona irino tabi niryo ryo gutuma urubyiruko ngo niryo ritumye urubyiruko rurangira. Numvishe declaration nyinshi ku mihanda ngo bari nibyo rutuma nyine biba ubujura byaha byinshi nyine ngo guterwa n'ibiriya bintu by'amatabi ngo ndetse hari n'abagiye kure baravuga bati ngo ndetse na Jackie wafunzwe biriya bintu yakoze byose kujya guhamba impeta ukana umugore ngo nta ese bro uzi ngo wajya guhamba impeta ngo n'umuga igikomo bamwe fanta bamwe yagashira reka nese ibintu biri ku mihanda bavuga ngo entertainment abayirimo showbiz yose ngo badupime itabi biriya bintu babapimye bari basangamo wenda nkanjye kubera ko nigana perezida uri umwana mwiza inshuti zanjye bamwe bajya bagasoma ariko ngewe wapipe ako gasoma nasoma Bibiliya kabisa. Oya nibyo bro. None se bino bintu koko nibyo biri gutuma haba ibi byaha byinshi. Nimba Jackie yandagaza ngo umugabo ngo nimbwa ngo nta murongora neza ngo amaje kuzana ibiheri. Ibyo bintu koko mwari w'u Rwanda. Abadamu mwe kuko abari b'u Rwanda. Kuva u Rwanda rwahangwa na Gihanga ngo misha. Gihanga. Nigeze mwumva umugore ujya kuri internet akavuga ibi bintu
ngo mu buriri gutya na gutya. ni ishyano ryacitse umurizo. Atari itabi se kakotse umuhungu wanjye. Uzi ngo hari ikindi cyabitera? cyaka ariko abantu na ba buri nguni gira icyo bavugaho. Bari abatipe se mwana abahungu. Nabo buriya ko njya mbona wagira ngo wakibayigeraho. cyane danger arembo ni hatari. Ariko muri showbiz nyine urakubona ko cyane cyane twirefeye nko mu rubyiruko cyane ni ibintu urebye biri kugenda biba cyane ugusanga nyine usanga biba bimeze. Urubyiruko rwinshi ari bo bantu nyine bari gukoresha biriya biyobyabwenge, bari kurwana ku mihanda, barimo bakora amafuti, nibo bari iwawa cyane. Iwawa nibo gusa, ariko iwawa kiriya kigo ni cyiza pe, naragikunda. Kirabakwiye mageragereza wawa. Wowe ngira ngo ntiharira? Inde? Jackie ntago baratekereza mu mujyana, ariko ari muri prison. Ariko ubu bari kumuteganyiriza urukiko nyine, numvisha hari ibyo ashinjwa, ntabwo turabimenya neza. Ntabwo baracyamupima. Jackie nimba bazi ko nk'ubu nkanjye nshobora gutekereza ngo ari nko muri 15, ariko nibura nibamupima bazazana ibisubizo biri muri 100. Ni 100 oya byo ntabwo. Ngo rwaramurenze burundu. Uriya ubenza runywa akarumwesha n'intuza. Akarumwesha byose. Jackie. Kubenza runywa akarushisha no mu kibuno. Umukobwa we nakasa. Ako se tugarutse ku bintu by'uburaya, kuko episode yacu iri mu buryo mu buraya buri mu rubyiruko, ndetse n'iri tabi rimaze urubyiruko. Ubona ko urubyiruko rwakubatse igihugu, urubyiruko rwagakoze imirimo myiza y'igihugu, rurimo rubaka itabi n'uburaya. Ariko abatipe rero ba hano mu gihugu bazajya bibuka ko hano ntabwo turi muri Amerika by the way. Cyane Amerika banywa itabi nkaho nta cyabaye. Bakanywa itabi ariko nyine bihagije mu kubaho ubushobozi cyane. Hano muri Afurika, hano cyane cyane iwacu mu Rwanda, iyo unyweye itabi uragenda ugapfapfana ntazagire n'ukwibuka. burya itabi ni ikintu cy'ikigabo, ntakagaba itabi. Ryo ntabwo uri nk'uryihishira, rishaka uburyo rikwiyandikaho, ntabwo ryandika nyajwi inyuguti ngo muzibone. Ako rikwiyandikaho bakarikubonamo tu, rikwiyandikaho uko byagenda kose, cyane ku minwa. Kabona umuntu wagira yaragaze nawe yagagijwe n'itabi, nayenda kugwa. Burya hari agatabi rero kaba nako muri ko kari kumva ari akagabo nyine. Yewe sha, nimba ari ibyo ngibyo ndasabira bari abajama marabero nabo bajye bigira nk'abakobwa, kuko iminwa ntibahishira pe. Amarabero bazakora baruhe uruganda ruyakora, bazakore bahereza urubyiruko hano. Ibintu bijyanye n'uburaya bukabije buri kuri no mihanda, cyakaravari yakiyandagaza ngo umugabo ngo ntarangiza, ngo ntandangiriza, ngo agiye kuzantera ibiheri, ngo nakwibera byaramwishe. Ibyo ni ibintu koko byo kujya imusozi ukajya kubwira abantu. Birangewe ngira ngo hari nabikozeho na video. Ku Isumo TV bajyeho barayibona rwose. Bajyeho bayibone video nayikoze narakaye cyane kabisa. Ntabwo nenda kongera kurakara. Nabyikuyemo kuko biriya bintu n'ubugoki. Niba yarabuze abantu gutashaka kwigereranya n'inka, ni ikibazo gikomeye cyane bro. Niba abantu batamuhagije najye mu nka pe. Inka zamwica kandi arizo ashaka. Yaho sura mukobwa ubundi mubona abatabaye umugane w'abandi. Oya kubaya byo ni ibintu bye ngewe. Uriya ntaga yareka kubaya pe. Umukobwa umuntu w'umwari kandi umuye mu nzira wabona ari akamarayika kigenda. Kuriya yakwigisha ijambo ry'Imana mwa kwa kuntu ameze bro. Jackie yakwigisha bitewe nyine n'isura n'ukuntu nyine ari keza. Akora iminwa ubundi, akora umunwa. Ni ugufata kabiriya kandi umuntu warawufite. Ariya magambo savamo mwana ko Imana itayishimira. Amagambo yakubaho urusengero. Amagambo ntabwo yabura pe.
Jackie ko yagiye asaba kugira nyine mu buryo bwinshi ava mu bintu avuga ati ibi nabivuyemo ibi gutya akongera akabisubira ngira entertainment umugani ubundi itabi ntabwo umuntu aterera ngo yumve ngo ndi umuntu mfite poroji yo gukora kugenderaho ngo ayihagarareho n'amaguru abiri none ari igitabo ari ryo rimubwira ko rimwongoza ko ubundi babyita kongoza bikamwongoza ko afite poroji iremereye akaba yapanga na poroji yo kugura indege yibereye hano uzi ko ari nyakwipfira agapanga poroji atazabasha no mu buzima bwe akajya mu bifuri none se ibifuri byateye nabyo none se ikibazo gihari Jackie yari yashatse umugabo yateye ivi anashaka umugabo barabana bambarana n'impeta Jackie ejo bundi ngimbwa nayirukanye bakora umuhango atumiza conference bakora umuhango wo kujya gushyingura impeta menya batarigeze batereta nahari Steven nawe kurugo katigeze kajya hanze Steven nawe yagiye kugwa mu muriro awubona asanga nawe yagasomye agasoma babitekerezaho bagahita bumva kubaka urugo ari ibintu byihuse byatanga byihuse biraho byo kwikinira gusa ariko Jackie yari yatangiye kwisura avuga ko ari mu murongo ukuntu kaje wundi ho byakasa mutwe ibintu ko ari igihe hari n'igihe wasanga ariko akunda umuntu aba ari mu kwabuki ibirayi bihari umuceri uhari akaryaga kira kitu cyose gihari akarya akishima ukabona aranezerewe wajya kubona ugasanga byose biragize inzara yamugiramo ugasanga nibwo atangiye kuvuga ngo umugabo wapi gutya na gutya akamushyiraho amakosa umugabo atigeze anakora kubera abakobwa nka bariya ako biravugwa ko ngo ibiheri byari bigiye kuzamwica ngo kubera kutarangiza ko babonye ifoto ye hari ibiheri afite asanga biri mu myanya kiniye imyanya yahariye nta biheri bihe wasanga bavuye ku duceri dushobora kuba twakamye mu rugo nabyo ariko arabivuga ngo amwicisha inzara mu rugo ngo ntiyamuhahiraga ngo ntamurongore neza ngo muri make ntahe urabyumva nyine ubundi ibiceri iyo byashyize mu rugo uri umugabo ntabwo amakimbirane yareka kaba kabaye uretse waragize amahirwe amwe ukabana n'umugore wumva ko wa wundi mwuzuzanya cyane buri kimwe cyose niba ibiceri byashize akabimenya ariko uragiuzanye Jackie aritura inzoga y'ibihumbi 20 ni makeya itabi ry'ibihumbi 8 iyo mafaranga ni makeya akagura mega ubenza wajya agura n'iz'ibihumbi 10 urwo ni duke Jackie ari ku rwego rwiza rwo gukora buri kimwe cyose mu mafaranga kandi menshi asanga uriya mutipe yaramuzanye atatekereje rero akwase umuntu wari unaniye ni inda yanyikuye ku muhanda kandi bene nk'abari ngewe ahubwo yarihandagaje amwambika impeta ndavuga ati naneho ewana iri mu bintu navuze mbere ndabantu urugo ruzashya rushaka kuzashya ejo bundi ruzashya pe none ubu ntirwahiye se rwatse umuriro ruri kugurumana ariko se Steven we kuko Steven se hano muri Kigali yabuze abantu hari n'ubu n'abavuze niyo yandagaza akamukoresha n'amaboko cyangwa amaguru ariko ntamusebye kuriya kumusebya wasanga ari ibibazo by'inzara ese iyo nzara gukora nawe umubonye mu nzira umuntu umusore nyine tu umuntu w'umugabo ufite inda ubwanwa tekinike za danje
apana kubona neza ubona abyimbye kuri yo ukagira ngo abyimbyemo iki. Steve aho uri tugusuhuza kabisa umudamu yagukozeho none ushaka uruki. Cyawe wihangane ihangane niba warahubutse wakiza umwaka. Cyakoza nyine umwaka wo wagiye. Ubu aratwite. Ubu ari cyake ntabwo yatwita. Byagorana. Ntabwo yatwite. Ari muri prison bari igikondo. Yayikuyemo umunsi wa mbere. Ribu umuyobozi mukuru mperutse kumva avuga ko biriya bintu bitihanganirwa kandi birimo ibyaha byinshi. Direct bahise banamufata. Ubu ari kuri polisi ari igikondo. Ari mu nzego z'ubugenzacyaha. Harya ari buri ko byita. Ariko ntabwo yarya impungure. Ase bari kumuha rwa ryataba ryanywa cyangwa se. Ryo ntabwo yaribona. Ariko impungure bamufasha bakamukubita impungure. Ibigori fresh. Ibigori. Yavamo imfungwa mu Rwanda ntabwo zifatwa nabi. Ntabwo shaka hari amagereza. Cyaje akora musabira gufatwa nabi. Ko nabize yashyize umugabo hanze kubera yafata twakagenda. Buraya asanzwe akoraga bwamuhaga amafaranga akajya kubukora n'ubundi atiri wajya kuvuga ari amagambo n'ibintu asi imihanda yakorohera bakubaza icyatumye uva ku mugabo kai Jackie iyo yashyizemo kare akantu ntajya yifata ntabwo ajya yifata uriya wagira ngo bamucometse urushinge nese Olivier abantu benshi muri no mihanda bari kusabira Jackie kutamufunga bari kumusabira bitewe n'ubuzima nyine yaba yaragiyamo ariko butamwigishije ibyiza ahubwo bwamwigishije ingeso bukaba bigeze ku rwego ho ribu imuganiriza ikabona ko kumuganiriza bidahagije ikaba igomba gufata umwanzuro. Jackie wowe uramusabira kuba koko nk'ibiri ku muhanda uramusabira kuba yafungurwa cyangwa bakosora indaya. Nanjye namusabira kumufungura kabisa. We yavugisha ukuri nubwo nyine yamushize ku karubanda ariko urebye ni ukuri wazanye umuntu uzi ko ari indaya ntumurongora neza ntunamuhahiye ngo arye ahaga birakunaniye. Uduceri twose yajyaga akorera tujyanaga hari agafata niba ari inzoga y'ibihumbi 20 akayinywa akarara ayibonye. Uramuzanye ngo yubake urugo nimba ari umumasuro we wancekere akawumasura ameze neza. Muri Kigali murabizi hari ingagari by the way sadanje zikagukubita 100,000 ku gaturo kamwe desa 5 n'andi barakaka na miliyoni bajya bazibaha kandi cyane umugana ukuntu kiwanyerera hari ukuntu kurikira Shadibu miliyoni bakakarekura bakamuhereza uramuzanye umuguriye umuceri hariya guza akagaro k'amavuta hariya ngo guza umufuka w'ibiranga ngo ifiriti uriya si umufundi uje kubakisha iwawe afite content ye niyo wamubwira uti jya uryama gusa ariko ukabinoza arega imwe ntabwo ibimuhagije ntabwo akeneye we n'ubuzima bwe ko Steven yagorwa n'ukuri. Ese Steven ubona ko yari gukora amafaranga akagira n'uwo mugogore wo kwirwa ashaka amatekinike kari bya Jackie yifuza umugabo utajya mu kazi bariya haba mu gitondo haba saa 4 ukuza inkoko niko bikorwa. None uramuzanye ugiye mu kazi hariya uraza usange ari burya ifiriti yawe ayirya kangahe ifiriti ze iri abayikeneye iyo wari ibiryo byo mu santire mu mujyi ntabwo biryoha kimwe n'ibyo mu rugo burya imenyereye utwo muri hoteli duteka ibintu nk'ibyo nese ntuza abakire bagira ibitanda byiza iwabo cyane kajya kurara muri hoteli y'100,000 ijoro rimwe na miliyoni mbona hari umusanzu ukabona umujamaraje atanze miliyoni mu ijoro rimwe
cyane. Ni miliyoni 10, ni miliyoni miliyoni 2. Iriya irahenze cyane. Yabisatira mu birunga. Cyane abakire nyine ukishyura miliyoni 10 ukaryama kandi wawe ufite igitanda cya danje, umugore mwiza uguha buri kimwe, ukajya mu bandi Jackie kajya kuryoshya, kajya kwiryohereza nyine tu. ariko ngo ubuzima nibwo bwa mbere bwiza. None ikikwereka ko amafaranga bari n'amabi muhungu wanjye, usanga umujamagiye Gisenyi ku mazi yabonye uduhumbi turuwasa agasa kwigaragura mu mucanga, ngo ubwo yari ninda kandi ubwo ubuzima aba yaburi. Imana nimpa amafaranga ntabwo nayafata nabi kuri yes. Mwamwumvishe Olivier Kagame. Olivier, dusubiye ku bagabo b'ino minsi basigaye bari gukubita abagore, barwana n'abagore kubera ubusinzi n'iryo tabi nyine, rumva ubusinzi buri ku rwego rukabije muri iki gihe cyo hejuru. Ubusinzi bwo ni ikibazo. Ubundi ubusinzi bucitse ngira ngo hari n'ijoro ryamanuka kuri, kuko nicyo kizana byose. Nicyo kizana kwicana, ubwicanyi, nicyo kizana uburozi, ibintu, urupfu cyane cyane niho ruturuka. Uriya mugabo uramuvugaho iki? Watashye saa 5, ni inkuru yari Angelique, watashye saa 5 yaraye yiriwe nyine anywa yasinze, yagurishije ibigori mu rugo, agataha nyine, rumva bari bejeje ngo toni 2. Ya nkuru iri ku muhanda. Aragenda arazigurisha, yenda umugore agira ngo agiye kugurisha azana amafaranga cyagure n'ibindi bikenerwa. Aragenda hanyuma aranywa arasinda, atama saa 5 z'ijoro, mudamu utise amafaranga yenda kumucamo kahita nta n'igipfumuye, agahita amutema amaguru. Umugabo we uramuvuga iki? Wa mugore yahise amugira ikimuga, ukabona utakwihanganisha. Ugasanga ariko abagabo, umugore aragiye aririnze, arahinze. Ndabona badukosoye ngo ntago yayaciye, ahubwo yamuvunnye amaguru. Umugore ngo yamukubise rwose ibibando ku maguru arayavuna pe. Yaramukosoye cyane. Hari ibyo ubona rero, ukabona hari abagore benshi baba bafite imbaraga zo kurwana, zo kuba yakubita akagabo ke bikarangiriraho. Ariko iyo hataje uburinganire ngo ubone nk'ibyo bintu umukosora cyane, ibyo nakubwiye haturuka urupfu, ugasanga abantu baricanye, kuba yaramuvunnye amaguru ntabwo ari byo yari agamije. Ntabwo ari byo yari agamije, kuko urumva cyane ndetse n'abaturanyi bahuruye bakamumukiza, ubundi we yariyo target. Ugasanga nka buriya Jackie cyane ikintu yagaragarije igihugu, kuba byanyuze mu yiranzira, niyo mpamvu abantu bari kumusabira ngo nafungure, kuko ntago bigeze barwana. Uburyo yavuye iwe akava mu rugo iwe ngo arahukanye, akajya ku muhanda nk'uko yabishatse, nta mvururu nta biki, niyo mpamvu abantu kajya guhamba impeta. Ariko kariya kantu ko guhamba impeta ntabwo ari sawa. Kariya ko ntabwo ari sawa, tukange no kujya guharabika umuntu mu rukozasoni, umukoze isoni ngo n'imbwa ntahageza. Mwabaho abakecuru bacu, ibyo bintu ntibibaho. Mwigeze mwumva umuntu uhamba impeta? Abakecuru bakurikira Gigi TV batubwire, ntabwo ya bintu byigize byabaho. Guhamba impeta ni nko kubyara umwana ukajya kumuhamba ari muzima. Ni ikibazo kinakomeye. Impeta ni icyubahiro cy'ubuzima bwawe, cy'umuryango wawe cyane. Kayifata ukajya kuyihamba, hari ibyo ngira ngo abantu barakaza Imana, hari izageraho igwishe n'imvura y'umuriro.
yes ni hatari kabisa. None se Olivier yari yakaguze n'akadolari. Tutarava kuri Steven we twamushima kuba yarafashe umwanzuro kuba yafata umuriro awuzi. Ntabwo hano mu Rwanda abakobwa bose tubafata kimwe. Yego, ni umunyarwanda Jackie cyane. Steven nawe ni umunyarwanda cyane. Ntabwo umuntu ngo nubwo ari indaya ashobora kuba yaravuze ati ngeka nkiza umuntu ya marimo ngira uwindi uzane muheburi kira kitu cyose. Ndebe ko atabiterwa no kuba yarabuze ibintu. Aramuzana amushira hariya. Ubwo niba yaramaze kubyimba, niba Steven we nta kibazo afite, yamaje guhaga ukwezi kose. Ubwo urumva rero abahungu bameze nka Olivier, ubundi ni ngombwa ngo umugore rw'umwitunengaho ubure gukorera n'urugo ngo kugira ngo se biriya bintu ubundi byo kukurangiriza bya bintu ko Jack ariho byagukanye. Mwa babyeyi mwe batubyara babyeyi bacu ba kera, ko ntigeze numva mu buzima umugore ava mu rugo nuko se bose babarangirizaga ngo ajye ku musozi ajye kuvuza induru. Ubwo bibaye hariya muri Kigali gusa. Rwanda rutuwe n'uturere 30. Bije hano muri Kigali nawe hari abagore bahidawe bababaye cyane, ariko batajya kwirirwa bavuga ibyo bintu cyariya ngo umugabo ngo wapi ngo nta ndongo wariye wanyweye wabonye buri kimwe, ariko ngo umugabo ngo ntaga kurongora. Urubyiruko pe no gusenga cyane. Urubyiruko turashize. Uri umusore senga uzabona umugore muhuza. Ibyo byose biterwa n'itabi. Kabona umukobwa muhuye rimwe. Ni nayo mpamvu iyi GGTV twayikoze, turi kujya duhugura urubyiruko cyane, bamenye umurongo bagendamo. We nimba uri urubyiruko uri mu myaka y'urubyiruko, natwe turirwa. Niki twakora, niki twagakoze cyadufasha kuva mu buyobe nk'ubwo ngubwo? Wikumva ko n'unywa uriya mugongo w'ingona ari atabi ari bwo uzaba umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umukobwa w'igitangaza. Wikumva nimba uzajya mu businzi n'uburaya ari byo bizatuma uba umuntu w'umugabo yawe iki? Kuba umugabo biraharanirwa. Urabikorera, urikuba, urikaraga, uravunika. Ntago bizanwa no kurira, ntago bizanwa n'itabi ngo wanyweye itabi urabyukana miliyoni. Imbaraga ntago ziva mu itabi. Ese Olivier, bangahe tuzi banywa itabi bimbwa ziri aho ngaho? Imbwa ahubwo ze banywa itabi ko nta mugabo ubamo. Cyabiragora. 80% uba ubona abantu benshi ari imbwa, abandi barapfuye bahagaze. Umugani wawe ukabona birutwa nuko wabashingura bahagaze, ukabasigaza umutwe gusa. Yego, tusubiye kuri wa mugabo gatoya bavunnye amaguru umudamu we. Ese uriya mugabo we niki wamuvugaho? Niki wabwira abagabo bameze nkawe bashobora gukura ikintu mu rugo? Numvise ngo hari n'abakura y'amasafuriya bakajya kuyagurisha. Nabyo bibaho. Ngo ari ukunywa icupa. N'ukuri icupa rigatuma ufata isuka y'umugore ukayirukankana. Isuku zikari yikurisha nabwo itumurya, nabwo we ni isuka ye y'umugore utanamuguriye. Yarayikoko yarayigura ngo aguhingire turiya dusambu twawe, aguhingire urye uhage. Noneho ikigeretseho urayifashe jyanye mu kuyigurisha ngo ayinywere icupa amacupa 2 y'urwara. Tabi ryahumuye. Niyo nama wagira abagabo bameze nka bakagucisha igaro ry'urwagwa niko nyano. N'isambu wayigurisha. Iyo unywa itabi ukumva kose gusa ngo mu karere iyo hagize umuntu unywa itabi, ako karere kose wagize ubukene wajya gurimo riramuhumurira. Niyo mpamvu ahita ubona yasaze akagurisha nk'uwasaze. Kibazo uti koko iki kintu kandi kurivaho rero
najyaga numva ngo ntakiryana nk'inzara ariko menya ahubwo nta kiryana nk'inyota y'itabi. umujama ngewe nigeze kuba ndi hariya Nyamirambo, umutipe yarahaze itabi cyane binamwanditsweho nk'uko nabivuze. Umutipe araza, ari umutipe ubona iyo ari kuzavamo umusore mwiza pe, araza arapfukama ngo rwose nk'igiceri ye cy'ijana, nk'umuntu w'umusitari ati nk'igiceri cy'ijana ndaguforowinga kandi ndakwemera cyane. ndamureba mwahaye 5 nese nk'ukubita 5 aya nibyo ariko nibyo na 5 yanteye imbabazi. umuntu w'umusore w'umugabo wakwicara hamwe agakora ibintu byiza bikakundwa, agakora imirimo myiza kwinjiza amafaranga. Ariko burya rubyiruko nubona ufashwe ukajyanwa hariya Iwawa uzize ibyaha byawe, ujye ushima Imana cyane pe. Iwawa hari akantu bikwigisha ukazavayo waramenye akantu mucyo, warabaye umuntu w'umugabo wigirayo cyane. uzabishimira Imana kuko uzura umuntu, ni Imana ibikurokoye pe. ahubwo bazubaka gereza nyinshi. Yego Olivier, bakakwita gereza buri karere bakongiramo ingegera z'itabi. nibyo cyane kabisa, kuko leta nayo yarabihagurukiye. urumva aho bigaragaye hose n'abo bigaragayeho bagerageza kugenda babatwara rubyiruka aho muri mwese. ngo showbiz imeze nabi, ngo nta mutipe ujyara kuri stage atabaye. ariko hari abari kubasabira abantu igihumbi ukabona imiriro si ubu koko. Olivier, tuvugisha ukuri, rubyiruko namwe mutwumva koko dushyira igihugu muri risike yo kudushakira ibipimo ngo badupime itabi, aho kugira ngo ahubwo duteze imbere igihugu. ibyo bipimisho bashaka iyo bijya tugakora bagashatse aho bijya, twe tugakora tugateza igihugu imbere natwe ubwacu cyane. hano mu Rwanda bikaba iciro ry'imigani. ariko urumva nimba bageze aho muri showbiz badusabira inkingo zo kudupima itabi, urumva ko bigeze kure. ariko igihugu ari aho njya ngera ku gihugu nkagira imbabazi. ni ukuri, usanga igihugu kikurindira umutekano kuva Perezida Kagame yajyaho, nta sasu urumva, ntaki ururyama amasaha 24, ugasura ukagona ukagira ukarya ibyo ushaka, saa 6 z'ijoro washaka ukajya mu gikoni ugateka. Angelina ati ibyo nibyo bituma bamwe muri twe bavamo ibigoryi bakirara bakumva ko nta kibazo bafite, umutekano bagize ute bakajyara bakavuga ibyo bashatse. hoya umuraribu rwose yarabihagurukiye, ntabwo ushobora kuzongera kujyara ngo widegembye kora ibintu bidashinga. Oya ibigoryi ku isi ntabwo bizacika. niba twaragize Imana tukabona perezida turebera buri kimwe. tekereza perezida imbwa zinywa itabi akabafata akabagira neza akabajyana muri gereza, bakiragereza ngo bige n'imyuga, akabateza imbere. uwo muntu wamunganya iki? barabimenya se sha, basi ngo banabireke biteze imbere, banateze imbere igihugu cyane. ntabwo wigeze ukonsoma amafaranga y'iwanyu pe. ubonye wenda ugize Imana warasomye warize ubonye nk'akazi. hari n'ababona akazi bakanywa itabi, kandi cyane urubyiruko rwo ni umwanda ukabije uri mu rubyiruko. kanywa itabi, kabyuka mu gitondo ukajya mu madokima wahaze wanyweye itabi. ikibazo gihari ngo abantu benshi banywa itabi ngo usanga ahanini batanariye. kurya byo ntabwo bajya babyibuka. kurya ni umugani kuri bo. iyo unywa itabi ntabwo wabaho, rero ubuzima buri ntabwo wabaho. niyo mpamvu usanga bamwe barazupaye basodoka.
icyo nicyo niyo usanga umuntu apima ibiro 4 nk'inkoko kandi ari umuntu w'umugabo w'imyaka 35. umuntu agapima ibiro 4 umugabo kibaza uyu muntu gute ugasanga atunze inkoko ariko nazo ngira ngo ntabwo yayitunga ntatanga nazo zimurusha ibiro gatunga inkoko ikurusha ibiro hari inkoko zipima ibiro 10-15 gutyo usanga umuntu ibiro 4 ntugire n'isoni ni ikibazo. amagi urumva aho ntiyatekereza no kurya amagi y'inkoko ntibibaho kujyana ku isoko ijya karisimbuzamo itabi niba inkoko iteye umunsi afashe abonyemo itabi igi ryose akaribonamo itabi akajyana kandi uba usanga ahanini bene abo baba bafite n'umuryango inkoko idatera ni hatari igatotora gusa ni hatari akajya gufata amatota ngo nigi Olivier turimo dusoza niyihe nama wagira abagabo benshi bari muri biriya biyobyabwenge? Twanze kwibya ku bagore ariko ejo tuzaganira ku bagore cyane nk'uriya mugabo bavunnye amaguru bagiye kwica bitewe. Ni nk'iyo nama wagira abagabo bateye gutyo bakura ibintu mu rugo kajya kugurisha ngo banywe bujye muri uwo mwanda, cyane cyane urubyiruko biraharirwa kushanga uko ikintu iwanyu ibintu byo bimeze bite? biriya ni ubusazi bw'ubugoryi. uricaye uzanye umugore ntabwo ari igihanuka, ntabwo bihurudutse ngo hari n'ababijyamo baratekereje, barapanze itariki, baragiye no ku murenge, barasezeranye, bakabijyamo gutyo ugasanga nibo ingo ziri gushya gutyo. Abo bantu rero niba uri umugore kugira ngo tureke gushigikira ibintu nk'ibyo ufite inkayo, hano ubuyobozi bwose burahari kandi buratwegereye. Umugore we iyo uvuze barakumva cyane. Ntuzareke umugabo niba akoze amafuti umureke gutyo, ejo yakore ejo atanayakore, umureke gutyo. Niyo mpamvu uzasanga yageze no ku myuko byose n'amakarisa ayo ngayo ashaka kuyagurisha. Uzajya ubijyana mu buyobozi, waba uri he, waba uri mu kirungo utuye kure hatari n'umuntu, aho ariho hose egera ubuyobozi igihe ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, bazagufasha pe cyane. Rubyiruko ngira ngo ahari murabyumva ko ntago tworohewe pe, ntago tworohewe. Ariko se Olivier, tugarutse nko ku rubyiruko, urumva nyine urubyiruko ruri gushukwa na byinshi cyane. Hari iryo tabi, aragenda agushitura nk'umwenda wa nyina mu rugo kubera iryo tabi. Ejo urumva bitazaba byabaye noneho harasadanje. Iyi si bakomeje kwitwara gutya, iyi si ntibagomba kwitwara gutya, isi yo ntibyagera ikabanga, ntabwo izabanga, yo ni umunezero kuri yo. iyo ukoze ibibi gutya isi yo ibinezero baziririra cyane. Ibyo bibi dukora, yego, tudakoze ibibi isi ntiyabona ikirya, isi yabona ikirya. Abantu badapfuye njya numva ngo umuntu asubira mu nda y'isi cyane. Mumenye ko isi ifite inda. Ako se nk'urubyiruko, urugero wenda rw'u Rwanda ari rwo twireferaho cyane, koko birakwiye ko twumva ko dukwiye ku isi ikwiye kuturya tukagenda nk'imbwa cyangwa nk'imbeba. Imbwa zo ni na nziza, ntacyo dutwaye, ntacyo dusize imusozi, koko nta teka na rimwe, ahubwo dusize iryo itabi. Icya mbere ni ukwifatira umwanzuro wowe ubwawe, decision making cyane. Ukifatira umwanzuro ukavuga uti kampangane n'isi,